ikaze mu nkuru y'uyu munsi njye ujye kuyikugezaho nk'ibisanzwe ni Joss Katness. Ukoreshe ya like, comment, subscribe ndetse ntibagirwe no kwanda kunzogera ibiri ku ruhande kugira ngo ujye update iki cyose twaploadinze video nshyashya. Mbahaye ikaze mu nkuru y'urukundo y'uyu munsi. Umusore witwa Bijoss harimo aratembera muri supermarket, arimo aragenda ari guhaha. Ibigaragara cyo uyu musore ajya kumera nk'umumetisi. Hanyuma abakobwa babiri ari bo Josette ndetse na Rosine nabo barimo baratembera muri supermarket, ariko Josette ntago ari umwana uvindimwe na Rosine, ahubwo Josette yaje mu biruhuko kwa nyirasenge gusura Rosine. Barimo baragenda mu nzira baganira. Ariko Rosine, Kigali ni nziza, urabona ukuntu hameze, ndebera no magorofa ageretse gutya, urebe ziriya modoka, urebe abantu bawo ukuntu baba basa. Rosine arahindukira aramureba. Ako Jose uzikura akagorye. Nubwa mbere se wabona inzu igeretse. Ako sha uva mu cyaro koko uri bava kure. Ese giye twagendeye Rosine, ko mbona tutagera iyo tugera. Se bavuze ngo tugiye ngo kujya ngo muri harya ngo nihe ugiye kunjyana. Rosine atireka ngo utemberize umujyi wa Kanyacyaro. Mbere byose ko tubanze duce muri Simba turebe ko twafatamo utuntu two kunywa. Binjira muri ya supermarket imwe nayo Bijoss arimo guhahiramo. Bakinjira batangira kugenda bareba. Rosine babonye Bijoss. Josette we mbega umusore mwiza. Josette ase ubuhe musore se? Tireba hariya hirya yewe. Tireba hariya hirya, reba mu rw'amasahane. Ntabwo uri kumubona hariya. Josette ararangatanya amaso. Shana kuri pe ntabwo ndi kumubona umusore mwiza. Uri gicucu n'ubundi. Tugende hariya. Ibyo warimo byose byihorera. Ubwo Rosine abivuga yanagiye. Josette akomeza mu kurangara yirebera ibyiza biri muri supermarket. Baramusiga. Bijoss nawe arimo aragenda areba utuntu muri supermarket, areba utuntu yahaha, abigeze ahantu hatondetse amarubumu. Ubwo Rosine abahageze kare. Rosine arangije abonye ko Bijoss agiye kuva mu marubumu byo yaragiye kugura, abarabiritse ahita afata arubumu yigongesha kuri Bijoss, arubumu igwa hasi. Oh sorry, mbabarire cyane, ntago nari nababonye. Rosine nagatwenya. Nta kibazo, njye banyita Rosine nanjye banyita Bijoss. Ako kanya bakahita batangira kuganira. Ubwo umuntu witwa Josette we yazengurutse ikintu cyitwa supermarket yabuze umuntu. Arimo aragenda bariza, nta mukobwa umeze gutya na gutya mumboneye. Abahuye nabo bose kubw'amahirwe barababonye bahagararanye na Bijoss nko hakurya nka hariya mu ntambwe nkeya. Abaje asakuza, ariko muto nako ariko Rosine, urafata ukanta ahantu nkanga ntamenyereye. Ubwo urebona nkungu ubiyombura urengera mama wanjye wari kuzamubwira iki? Wari kuzamubwira ikira? No Rosine aba yahindirijwe kuko bayabonye umusore yakunze. Ariko Josette wagire ku busazi. Ese ntago nari nkubwiye ngo tugende twimukira aha. Uya baraje aramusuhuza. Iyi ngo yitwa Josette, ni grandeur wanjye ukwa bamere wacu baravugana. Hi. Ye banyita Bijoss, nanjye banyita Josette. Byiza kumenyana nawe Josette. Nawe byiza kumenyana nawe Bijoss. Okay. Abakobwa beza, mwari mwaje se hano guhaha? Mwamaje guhaha iki? Bijoss umusore mwiza cyane, useka neza, uvuga neza, utuje, ubona ko nyine atujemo kandi umusirimu bigaragara. Rosine kuko ari we usobanutse muri bose ati twe twaje kurebamo ibyo kunywa mo hariya, reka tugende tujye kubireba. Jose twumvise tujye kubireba. Hanyuma se ko mugiye mutampaye nimero zanyu za telefone? Oh okay, reka nziguhe. Rosine akahita ahereza Bijoss nimero ze za telefone. Ubwo ngubwo Bijoss agakomeza ibye ndetse n'aba Josette bagakomeza ibyabo. Barangije guhaha bajya kuri kwishyura nyine bisanzwe. Bagezeho bajya kwishyurira, umusore arongera barahura. Hi Bijoss, harya siko wambwiye witwa? Ego Rosine, nawe izina ryawe ndaryibuka. Barishyura, bamaze kwishyura barimo baganira basa nk'abatera story kuko urumva baba bamenye, bagasohokera rimwe. Bijoss abagenda mu modoka nziza cyane, ariko Rosine na Josette n'undi baba baje muri twegerane. Ati se mutahe? Dutaha mu nce za hano hirya bakamurangira.
sinumva se dutaha mu bice bimwe muze mbatware mbahe ka lift mbageze mu rugo. Uravugisha kuri se ntabwo uri kwikinira? Ariko Josette amubaza ndate se urumva nabakinisha nta kibazo ni muze mbahe lift. Bijose akahita ba lift akabacyura akabageza mu rugo. Yamara kubageza mu rugo akikomereza. Ariko ubwo akimara kubageza mu rugo telefone ntibikivuye ku gutwi. Buri munota message buri saha akabahamagara nabo bakamuhamagara. Urumva abantu bagiriranye crush namwe murabizi. Ariko uko Bijose ahamagaye Rosine akamubaza Josette rero nagasaze cyane abayisaragurikira yigira hirya yigira hino. Rosine akamuhamagara Josette ngwino uvugishe Bijose. Akaza bakavugana Josette bite ni byiza amakuru ni meza ko se wowe ko kitajya umvugisha ndateganya nta telefone ngira. Ubwo Bijose akabyumva bikarangira. Haciyemo nk'ibyumweru bibiri ubwo Bijose na Rosine bavugana bisanzwe ariko Rosine we aba yaramaze gukunda Bijose pe aba yaramaze kumukunda. Bijose nubwo ataratangariza Rosine ko amukunda ariko Rosine yamaze gukunda Bijose kubera yuko no kuri telefone yiwe yamaze kwandikaho nimero yiwe ko ari umukunzi we yanditseho my one and only ndetse na Josette arabizi ko Rosine akunda Bijose. Rosine rero yarasohotse ajya kugura umugati wo kunywesha icyayi. Josette asigara muri douche. Josette asohotse asanga telefone ya Rosine irimo irasona. Rosine amurebye hanze aramubura. Umukobwa agiye hera ko agiye atambwiye. Telefone agiye kuyirambika hasi nanone telefone irasona kandi akabibona ko ari Bijose uri guhamagara. Afata umwanzuro kuyitaba. Hello mwaramutse. Nyiri telefone ntago hari mwaza kuza kongera mugahamagara nyuma y'iminota mike cyane. Umusore mwijwi ryiza cyane ati bite ninde turi kuvugana niba atari nyiri telefone se? Ati ni Josette. Wow Josette ni Bijose? Yego nabibonye ko ari Bijose. None se kubera icyo utajya umvugisha Jose? Dufitanye ikihe kibazo? Kuderutse kumvugisha ntabwo uretse gutira muri umuntu wa telefone ngo umvugishe. Josette atarasubiza ati sha nyine undi ahita amuca mu ijambo. Jose reka rero nkubwire ngize amahirwe urahamagara nako aba ari wowe unyitaba mu gihe nari mpamagaye. Ninkubwira ngo biranshimishije ubyumve ndishimye pe. Undi ati sishimishijwe n'iki Bijose? Erega buriya Josette ni wowe nkunda kuko nabuze aho natoborera mbikubwira ariko nagira nkumenyesha ko kuva amaso yanjye yakubona ntago ndongera guhumeka pe. Igihe cyose ijoro ryose amanywa yose niwe mba ndi kwitekerereza. Nuko nabuze communication y'uburyo twajya tuvuganamo. Ahubwo se ubundi ugira telefone cyangwa nta telefone ugira? Josette atarasubiza ako kanya Rosine abarinjiye. Josette atakupa telefone byihuse ayishyira ku ruhande. Akimara kuyishyira ku ruhande ako kanya akamesaje kaba karaje. Akamesaje kagiraga kati niba ari ikintu cya mbere nishimiye no kumva ijwi ryawe ndagukunda ubitekerezeho uzampa igisubizo maze twikundanire ngo ukunda urudashira. Ndagukunda Josette wanjye. Maze iyi mesaje itisiba si ngombwa ko ibonwa n'undi utari wowe. Kumbi mesaje ni Rosine yisoma. Rosine umujinya uhita umwica kamera irazamuka. Josette arakomeza arijijisha yitoreshwa utuntu ku ruhande. Rosine ahita yubura Josette amukurura imisatsi aramwegura ati niko wandaye we ugiye kuntwarira umugabo ubu se bikumariye iki? Josette ati uhe mugabo ubu se iyi mesaje ninde yohererejwe? Hari undi Josette dufite muri iyi nzu? Josette atari ko njye ntago ndi gusobanukirwa. Tiburetse ndaje nkwereke. Ahita afata telefone ahita ahamagara Bijose. Bijose aritaba. Hello Bijose ni Rosine muvugana. Rosine bite ma? Oya murahubwo buryarya bwawe. Ese hagati yanjye na Josette ukunda nde? Ko mbona ugiye kuduteranya uzadushyira he? Ndati pardon ushatse kuvuga iki? Ariko abahungu b'indyarya baragwira. Ubu iki gihe cyose tumaze tuvugana burya bwose wakundaga Josette? Kuki utari warabimbwiye se?
ngo ndeke gukomeza guta umwanya wanjye n'igihe cyose. Maze aratongana Josette agerageza kumuturisha ariko Rosine aranga, Rosine ararakara, Rosine akomeza kwisaza. Hanyuma noneho Bijos afata umwanzuro wo gukupa Rosine. Hashize akanya Rosine atangira kurira, atangira kwisaza. Kuko Josette ni gute wampemukira, ni gute wankora ibintu nk'ibi ngibi. Josette ariko ngenda arengana n'ukuri. Njyewe telefone yawe yasonye ndi ntagatume yisobanura. Kanye telefone birongera soni. Bona ni Bijos. Josette arayita bashyiraho padere. Ati Rosine rero reka nkubwire inshuti yanjye. Kuba twarahuye nkagwa nimero zanjye ntago bisobanuye ko ngukunda cyangwa se ari wowe nkunda. Buriya naguhaye nimero zawe kugira ngo njye mbona uko nkuvugisha umpereze mukuru wawe. Yankunda mukuru wawe, yankunda Josette. Ndamukunda n'umutima wanjye wose. Nuko narabuze aho mpera mbimubwira. Ahubwo warakoze kumpuza n'umukobwa mwiza nkawe. Nabundi rero wowe ntago nigeze ngukunda. Nagufataga nk'inshuti bisanzwe. Bijos rero amaze gukatira Rosine, amaze kumubwira yuko atari wakunda ko akunda Josette, ubwo intambara biratangira mu rugo, bitangira kudogera. Josette ntiyongera kuvugana uwaka cyangwa gucana uwaka na Rosine. Batangira no mu buriri kujya barara batavugana, kujya guhaha mu rugo, mu gikoni. Hari ukuntu bajyaga bagabana uturimo buri wese akagira utwo akora, ariko noneho ubwumvikane buragenda bukaba buke pe. Bukaba buke kubera ko Rosine aba yarishyizemo ko Josette yamutwariye umugabo. Umunsi umwe rero hashize nk'iminsi nk'ibiri ibyo bibaye, Josette baramutuma kujya guhaha bisanzwe. Mu kumutuma gisohoka gutya mu gipangu ahita akubitana na Bijos arimo agenda arangisha avuga uko Josette ateye, uko Rosine ateye, arimo abaririza igipangu batahamo. Kubwo amahirwe babonye Josette. Nta kwishira. Bijos dore ko abafite n'imico nk'iy'abazungu ahita aza yihuta akahita ahobera Josette, akamuhobera cyane, akamugondera. Wow, ego ukuntu Imana inkunda. Ndongeye mbonye umutima wanjye wakunze. Jose uraho? Josette isoni zikamwica. Muraho neza Bijo? Mbega ufite amaso meza. Nagari cyane. Ariko Bijo bari bantumye wareka nkabanza nkajya guhaha, nari ngiye guhahira. Bijos ati ndaguherekeza tujyana. Bakagenda baganira mu isoko, bakajyana guhaha, bakajyana kugura amakara, bakajyana kugura utuntu twose. Mbese mu isoko ibintu byose babatumye, inyanya, iki buri kimwe cyose. Bijos nta kintu aba yitayeho. Abantu bose babona bakajya bavuga ati wow, mufite couple iberanye, muraberanye. Gusa nyine ikigaragara na Josette tabara amaze kugwamo kubera ko Bijos ni umusore mwiza cyane. Na ndetse ubona bishimye batandukana bose batabishaka. Bijos ati noneho rero bahana isaha, buri saa 10 amwereka ahantu bazajya bahurira hasa nk'ahitaruye ahantu muri quartier, isa nk'ahitaruye hatarimo urujya n'uruza rw'abantu. Ati ejo tuzongeye tubahurira isaha nk'iyi ngiyi. Josette arabyemera. Ya saha igeze, Josette aragenda ajyayo, ajya guhura na Bijos nk'ibisanzwe. Barongera bahura, asanga amuzaniye utugifti, asanga yamuzaniye utubiswi, yamuzaniye udushokora. Si icyo gusa kuko aranamuzaniye agatelefone. Agatelefone Josette akabonye arishima cyane, aranezerwa. Ati noneho ntabwo nzongera kukubura sheri. Ati rwose ntabwo uzongera kumbura. Ubwo urukundo rwabo ruheraho. Bijos na Josette barakundana koko karahava. Mbese ni nikubite, barakundana, urukundo ruryoshye hahandi. Mbese Rosine yageze ahabona ko ntacyo yakora, abona ko ari mazi z'umuvandimwe ubusa, aza no kwiyakira rwose. Ubuzima burongera burakomeza. Josette na Rosine bakomeza kubana mu buzima busanzwe. Baba ari abana b'abakobwa ariko nyine b'inkumi. Noneho rero Bijos afite mukuru we ahora akunda kuratira ko afite umukobwa bakundana. Bari mu rugo umunsi umwe Bijos ndetse na mukuru wiwe Dave bari kuganira. Ati Dave, mureba nturako ko bashaka kutujyana gusanga papa mu Buholandi. Yewe ntago nzajyayo.
ndatse ko kitazagenda sigaye mfite umukobwa dukundana kandi tugomba kubana muzampa inzi imwe muri za zindi za mama agomba kunsigiramo inzi imwe ngasigarana kampani mwe mukagenda njye ngiye kurongora pe atari ko se byose urasaza nturarangiza no kwiga kaminuza ngo ugiye kurongora ibyo se njye byambuza kutarongora ndi mwaka wa nyuma ndi hafi kurangiza bivuze ngo rero nta kintu bitwaye nanashaka nta kibazo akanyarimo baganira atari ko se uwo mukobwa wagusejeje gutyo wazamuzanye tukanamubona ma sha Dave ndakubiye umukobwa wanjye numubona ikibazo uzamuntwara ni mwiza arankunda afite umuco mbese ni marayika murinzi wanjye umukobwa uvuga gutyo barimo baganira mama wabo barabarogoye Dave igihe mwahereye muvuga muzi ko nari ndi kubumva niko ibyo biganiro murimo ni gatike niko bijo ngo ufite iki wow mama wabyumvise nari nzi ko nzabigutunguza nsigaye mfite umukobwa dukundana kandi turakundana cyane umukobwa se ameze gute nzamuzane ahubwo waratinze uzamuzane tumurebe tukurebere umukobwa wakunzera ngo ushaka kuzatuma usigara mu Rwanda wenyine byose ati ibyo nabyo igihe gito cyane ndaje nzamuzane ndabizi ma uzamushima uzamukunda ni umukobwa mwiza cyane byose ikiganiro kirangirira aho ngaho bukeye bwaho hashize nk'ibyumweru nka 3 hafi ukwezi Dave ari mu nzira ari kugenda ahora n'umukobwa mwiza cyane ubona ko yasa nkaho yamubangamiye mu nzira kubera ko inzira yari amacishamo imodoka yari inzira ntoya Dave yari yayobye anyura mu nzira y'abanyamaguru acishamo imodoka akubitana na Josette ari kuzamuka ariko imodoka iramubangamira kubera ko yari yuzuye inzira umusore akuramo umutwe mu modoka koga arahindukira hello bite ni byiza rero ndabona nakubangamiye ariko sorry mumbabarire rero ndabona nta bundi buryo mushobora kuba mwabona inzira ihangane uze winjire mu modoka yanjye noneho mbanze mve mu kayira gatoya twegere imbere hanyuma ukomeze urugendo rwawe Josette urabizi aba ari umukobwa wubaha ataziyaje rwose aremera akora ibyo Dave yari amusabye ntago azi ko Dave ari wa musore uvukana na Bijose sheri wiwe Dave yari yakunze uwo mukobwa pe yamukunze hahandi yumvaga agiye no gusara kuko yari yamugiriye crush idasanzwe arangije aramubwira ati hari ikibazo mungejeje aha ngaha uragiye se sha numva gutagenda ngiye banyita Dave numvaga ntagenda none se ari gahunda twari dufitanye wow seka neza witwa nde ngiye banyita Josette yibuka ko iryo zina yigeze kuryumva na Bijose ako ntiyabitindaho atense Josette amakuru tuye hehe Josette ati ngiye ntuye muri ino quartier hariya hepfo gatoya bivuze ngo nakuvogere muri quartier yawe Josette ati nta kibazo rwose hanyuma rero njyewe naringiye ruguru hariya sinzi niba mwareka noneho nkagenda kandi mwakoze kuba mumpaye inzira Dave ati ufite telefone basi ngo nimero ndetse ko najya nkunda guha nimero abantu ntazi ariko nta kibazo pe ntabwo nzagutesha umutwe mbonye nyine uri umukobwa mwiza uyu musore wese yakwifuza kugira besto cyangwa se best friend hari ikibazo tubaba besto Josette atoke nta kibazo ufite umusore mukundana se ko mbona witwara nk'aho wamaze gufatwa Josette n'agatwenge ati ya ndamufite biratangaje rwose tuwo umusore n'umunyamahirwe akatamuhereza nimero Josette akikomereza ndetse na Dave akikomereza Dave rero ahita atangira gutereta Josette telefone ya Bijose ivaho telefone ya Dave ijyaho telefone ya Bijose ijyaho telefone ya Dave ijyaho Josette akomeza guhakanira Dave ariko bigeze aho ngaho kubera ukuntu Dave yagendaga amutungura amwohererezaga carte kuri telefone amwoherereza amafaranga yo kugishopinga bigeze amuhereza n'ikarita yiwe ya bank amuhereza visa card yiwe amubwira umubare w'ibanga ngo ajya yikoresha nyine ahaha ibyo ashaka guhaha muri make Dave niwe wari ufite amafaranga menshi kurusha murumuna wiwe
atangira rero gukurura Josette amukuruje amafaranga kubera ko nyine yamwitagaho cyane akamuhereza amafaranga. Hanyuma Bijose we kubera yari ukiri umunyeshuri akomeza kuba inshuti na Josette bakomeza no gukundana, ariko nyine nubwo Josette asigaye akundana na Dave ntibikuyeho ko akunda Bijose kurusha na Dave. Nuko Bijose nyine aracyari umunyeshuri, nta mafaranga menshi afite, ntago amwitaho cyane nk'uko Dave amwitaho. Umunsi umwe rero Dave wahita akorera imbere cyane, bicaye na Bijose ati ntibiri kuvuga ngo ufite marayika murinzi, noneho njyeweho umukobwa turi gukundana bro ntiwanakoramo, uzaza n'umukobwa wawe turebe. Ariko rero nta mpamvu yo kugira ngo urongore imbere yanjye kandi byari mujye mukuru, akaba ari njyewe ubanza nza n'umugeni mubereke mumushime cyangwa mumunenge, hanyuma nawe ubone utuzanira umukobwa wawe. Barabyemeranya bapanga n'umunsi. Dave atumira Josette kuza kusura akamwereka ababyeyi, kubera ko Dave abakorera imbere abashaka guhita ashyira Josette mu mago, nubwo Bijose nawe ababishaka, ariko Bijose we abashaka ko bazabana ari uko arangije amasomo yiwe. Ku munsi rero umunsi uza kugera, Josette aritegura akamekapu hafi aho, yambara neza, arihumuza, yikoraho. Dave amwoherereza umushoferi wo kujya kumutora kugira ngo aze kubasura mu rugo. Bafite na bashiki babo babiri babiteguye, mama wabo, bashiki babo, mbese biteguye. Havuyemo Bijose kuko Bijose yari yagiye ku ishuri. Josette ageze mu rugo bamwakirana ubwuzu, barishima cyane, barasangira, mbese biraryoha, bimera neza. Hanyuma rero reka igihe cyo gutaha kizagere, Bijose afata telefone ahamagara mukuru we ati brother sha unyihanganire pe, natinze gutaha ariko ndi mu nzira, imodoka yanjye yaragize akabazo, mbanza kwicisha mu garage, hanyuma se umukunzi wawe yaje? Ati umukunzi wanjye yaje, mama yamukunze, ba sister bamukunze, ni wowe usigaye kumubona. Sibyo Jose, busura agenda atakubonye? Ndati wapi, ntago nagenda ntabonye mama wawe, niba ahari nawe yaza nkamubona. Okay, nta kibazo turagutegereje. Muhumure rwose ndi mu nzira ndi kuza, nuko nari mpamagaye ngira ngo numve niba muhari. Ako kanya yatahamagara Josette. Chérie bite? Bonsoir, bonsoir. Wiriwe ute se? Ndiwe neza. Sana gukumbuye ariko nahuye n'ikibazo. Imodoka yanjye yari yapfuye, njya kujya kuyikoresha, nabaye busy uyu munsi pe, ntago nabashije kukuvugisha. Kandi ubu nabwo ndatekereza nimugoroba yaganda twari dufitanye bitari bupfe gukunda, kubera ko grand frère yaje kwerekana umukobwa bakundana mu rugo, kandi nawe nejo bundi ndashaka kwerekana pe, ndashaka kureka grand frère ko yibeshye, arashaka ngo kunyemeza yengo afite umukobwa ngo bakundana gurenze. Ntise yarenga karenga kuri Josette wanjye. Josette akajya yisitsa, ariko kubera ko abadashaka kwirekura ngo agaragarize Dave ko afite undi muhungu bakundana, akajya yijijisha nyine akimwenyuzamo gake. Ariko chérie ko numva utuje cyane, uri hehe? Aho ntiwagiye kunca inyuma? Ndatoya, urabizi ko bitazigera binabaho, ntago nabikora. Uzibeshye ubikore, nahita niyahura. Baraseka, barasezeranaho, amuha bisou, love you. Turaza kuza kuvugana kamanjye kureba umugore wa grand frère. Ndati okay, nta kibazo turaza gusubira. Ako kanya hashize nk'amasaha nk'abiri bicaye bategereje, mama wa Dave aba ahagurutse gatoya, babaha umwanya ngo baganire nyine nabashiki baba bagiye mu byumba byabo, basiga Dave na sheri wiwe bari kumwe muri salon. Hashize umwanya nk'amasaha nk'abiri aciyemo, bumva sonira ku gipangu bari gusona, tubone byanze bikunze ni Bijose. Arungurukira mu idirishya abona n'imodoka yinjiye, ati wow, ati ndacyumva izina Bijose. Bijose? Murumuna wawe witwa Bijose? Ndati yego. Ndati ko wikanze se? Hari ahantu uzi Bijose? Ndatoya. Nukuri iryo zina numva atari ubwa mbere ndyumvise. Umukobwa mu nda hasa nk'ahamuriye. Bijose. Reka ndebe. Agiye kubona ni Bijose mwenyewe winjiye. Bijose nawe akikubita amaso Josette, yakubiswe n'inkuba itagira amazi. Bararebana, kuvugana birananirana, bose batangira kuganirira mu mitima ati no what, uyu ni Bijose mbona? Bijose ne mu mutima ati ni Josette wanjye mbona cyangwa ndibeshye? Ubwo Dave ari muri presentation. Chérie
uriya ni murumuna wanjye wundi nahoze nkubwira yitwa Bijos yiga muri kaminuza hano haruguru tangira kuvuga ibintu byinshi ariko se Josette ntabwo ari hafi aho ntabwo ari kumwumva Bijos yegera imbere Bijos nguyu rero umugore wanjye nakubwiraga ese ko muri mudasuzanye ese muraziranye ko murebana nk'abantu baziranye Bijos katarenza ati ntabwo tuziranye bagahoberana sha Bijos agahobera Josette akamugundira akamukomeza hahandi amarayita amuzenga mu maso na Josette akayibona Josette umutima uhita ugwa mu nda ubwoba bukamwica akabura uko abigenza ati mwana we ni ibiki bimbayeho koko ibi ni ibiki bimbayeho ibi ni ibiki koko bimbayeho ako kanya Josette akahita abwira Bijos akahita ubona ko agize ikibazo akahita agenda akajya mu cyumba cye ati petit frère none se bite ko mbona utameze neza ndati nta kibazo tugenda akajya mu cyumba cye Josette nawe akahita avuga ati ndashaka kujya kuri toilette mu guca kuri toilette ahantu toilette iri neza uca imbere y'icyumba cya Bijos ihurana nuko Bijos icyumba atagifunze babonye Josette atambuka ahita amutangura ngo ahita amufata akaboko aramuhindukiza ahita amwegeka ku gikuta n'umujinya mwinshi ubona yenda kumukubita Dave abona Josette yakomeje gutinda abonye yatinze ahita afata umwanzuro wo kuza kumwirebera aje kumwirebera agiye kubona Bijos abona Dave mbere yuko Josette amubona Bijos icyo yakoze yahise atangira gusoma Josette kugira ngo yemeze Bijos yemeze mukuru we Bijos nawe ahita Dave nawe ahita akubitwa n'inkuba itagira amazi Bijos ahita akomeza aramusoma Josette ayoberwa ibibaye ahindukiye ku ruhande abona ngo uwo Dave yabagezeho Bijos icyo yakoze yakomeje gukomeza Josette barekuranye Josette abonye ageze hagati y'abantu babiri icyo yakoze yabaye nk'unamaho gatoya ahita akizwa n'amaguru ariruka Feri yayifungiye ku gipangu Bijos amwirukaho Dave amwirukaho noneho rero bageze batangira gusubiranamo na murumuna we hafi yo kwicana Josette nawe akizwa n'amaguru ahita yurira moto acaho Dave ahita asohoka hanze afata imodoka aramukurikira Bijos nawe ahita afata imodoka aramukurikira dore kurusi mu muhanda biza kurangira rero yaba Dave yaba Bijos nta n'umwe utsindira Josette kubera ko Josette amaze kugera mu rugo ikintu cya mbere ahita akora umwanzuro ahita afata transport akahita agenda akahita ajya gukatisha tike imwerekeza iwabo mu cyaro aho yaturutse kubera ko ibiba bimubayeho nagaho mu munwa nagatangaza biba birangiye abuze urukundo rwe rwa nyarwo yakunze ndetse akabura n'uwo yakundaga amukundira amafaranga kubera gukunda ibintu byatumye abura umukunzi we yari yarakunze kandi ni nabyo bibaho muri iki gihe rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu ugasanga ufite umukunzi ukunda nyawe ugasanga ufite n'undi ukundira amafaranga bantu mujye mwitonda hari igihe birangira ari wowe uri mu marira ari wowe uri kubabara wakoze kubana natwe rero mu nkuru uyu munsi yari Katness nk'ibisanzwe dusubire mu nkuru zikurikira ndabashimiye